Ibyo biraharaye inaha kujya kugurisha inka muri Uganda. Ni mu karere ka Burera mu kagari ka Ruconco mu murenge wa Rwerere, aho bamwe mu batuye mu midugudu ya Ngoma na Kamatengo bavuga ko bahangayikishijwe n'abari kwitwikira ijoro bakajyana inka mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, rimwe na rimwe inka zikambutswa zamaze no kwibwa. Ibyo biraharaye inaha kujya kugurisha inka muri Uganda. Barazigura wajya kubona ukabona barazambukije barazijyanye. Ngo kuko ariho hari amafaranga se? Ntabyo wamenya by'abacuruzi gusa tubona bazambukanye hakurya. Bizambutsa mu buryo butemewe n'amategeko. Gute? Urabona nk'ubu tuvuge ngewe nimba ndagiye umuntu akitwikira ijoro agasenya ikiraro akayijyana, bugaca mu gitondo tukumva bamufatiye hirya ngo yagiye mu Bugande, yanka niyo bayifatiye. Biba bishatse kuvuga ko yanka yajyanye mu buryo butemewe n'amategeko. Ubuyobozi bugomba kuja ku mipaka bagashiraho abantu bo kuza babatangira abo ngabo bazijana. Ikibazo ubundi iki kibazo gukemuka abaturage nitwe tugomba kukikemura. Gute? Tugakora amarundo dushakisha nk'abo bantu baba bazijyana, noneho tukabagura yuko ibyo bari gukora bitari byiza. Inyama inaha za hambere harazaguraga nk'ibihumbi 3500. Inaha mu masoko ya Kiramba. None kubera cya kibazo bari kudusahura za nka twakogombye kurya inyama bakazambukana imipaka, byatumye inyama zisubira ku giciro cyo hejuru. Uyenda ndumva ko ikiro cy'inyama cy'imvanye cyaba kiri kugura mu bihumbi 4, kandi ubundi cyo twaziguraga 3500 na 3 mu isoko rya Kiramba. Kubera rero bazanye ni nko kuzishimuta bari kuzijyana mu kindi gihugu, batuma tutarya kabuga. Kuba muri uyu murenge wa Rwerere aboroye inka usanga bororera mu biraro, ngo baba bafite impungenge ko zimwe mu nka zifatirwa ku mupaka zari zigiye kwambutswa zishobora kuzana uburwayi mu zindi bitewe nuko bo batororera mu biraro. Ahubwo nuko baba yigejejeyo hariya uziko uburyo amatungo yabayeho araragirwa kandi bitworoye mu biraro, ni kwa kundi ushobora gusanga zihuye n'izindi zikatukororera uburwayi mu nka zacu. Ibyo nuko birwanya. Kwambutsa inka zijya mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda ni ikibazo n'ubuyobozi bw'akarere ka Burera buzi, ari naho ubuyobozi buhera busaba abaturage kwitandukanya n'abitwikira ijoro bakambutsa inka ndetse no gutanga amakuru kuba babibonyeho, nk'uko umuyobozi w'akarere ka Burera wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Nshimiyimana Jean Baptiste ubwo yari imbere ya bamwe mu baturage batuye muri uyu murenge wa Rwerere yabibasabye. Operation yo kuzifata sibyo kugira ngo tugitange mu butumwa abantu b'abacuruzi bari kuzambusa cyangwa abaturage bakazijyana hakurya. Bose ntabwo byemewe kandi twashyizeho gahunda yo kubikumira no kuzifata. Kugira ngo rero ni isuku tugira ibiraro y'inka zacu, ariko twubake n'iki n'ingarani duteraho n'imboga. Muri rusange abatuye mu mirenge ya Ruhunde na Rwerere muri aka karere ka Burera nibo bahamya ko bakunze kubona inka zambutswa mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, zimwe na zimwe zigafatirwa ku mupaka zitarambutswa. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda.